nkarota ndi gusambana nkabona nyine ndi kuryamana n'umugabo yego umugabo nyine nkarota turi kubikora yego urumva nani byo nari nagakoze yego umugabo nyine nkasambanwa nyine numva ari ibintu byiza muri nzu urumva narebaga ndi mu nzozi yego narangiza mu gitondo nabyuka nkasanga uburiri bwatose yego nkabona nta muntu nabonye nkumva ibintu naraye mbese nyine mana yanjye noneho icyo gihe mana nabonaga n'imbaraga zo gusenga yabaga ari ibintu bikaze. Oh my God, mu izina rya Yesu. Ntago wabyumva mugabo we. Ariko reka dutangire. Wavuze ko watubwiye ko wagiye gusenga ariko ujya mu nsengero zizaduka z'iyi minsi mu gutaha uryamye umugabo araza. Tubwiye neza kibazo byumvikane tangiye twumve. Ngewe nyine najyaga ndyama nkabona ndi gusambanywa n'umugabo ntazi ariko nkabona n'umugabo mwiza nkanabikora nishimye ndetse ariko mu gitondo nabyuka nkasanga nta muntu ndi kumwe nawe ndicyari ku buriri mu rugo nkumva ni ibintu nyine biteye ubwoba bya hatari. Naje guhamagara umunyamasengesho twasenganaga wayoboraga icyo cyumba bafunze mbere yaho nasengaga. Ubu se uwo muntu yazaga ngasangahe ese amasaha yazaga nisangahe yagendaga gute? Yazaga nko mu saa 8 z'ijoro. Nasindire byadanje. Umve ko nanabirotaga nkahera saa 8 nashigiraga hejuru saa 8 ubwo sinongere gusinzira kugeza mu gitondo. Ubu se uvuze ko abazimu bagusambanyaga cyane. Ngiye abazimu barandongoraga bakandongora kugeza naho ngewe mbese nageze aho ndabyakira nyine tu. Nsi yo byabaga wumvaga bimeze biti? Iyo byabaga cyane akenshi nabirotaga mu nzozi ariko no kuvuga ngo byageze igihe noneho bibimamo. Yego. Tavuga ati nyine nta kundi ariko nta muntu ngize mbibwira. Kubera ko no kuvuga ngo naketse izi nsengero zinzaduka ntago ari nziza. Yego. Uvuze ko wagiye gusenga ni naho bikuye by the way. Yego. Ntago nzi ahantu byavuye ariko nkeka ko ntekereza ko ibyo biganza bandambikaga bansengera wenda ari byo byabiteye nta wamenya. Uwo muzimu se yabaga ameze nk'umuntu cyazaga abona ari nka skeleton. Mu nzozi yazaga ameze nk'umuntu. Yego. Ariko visave yigize kuza nyine nkabona n'umuntu ntazi isura ye nkabona amaguru ye sinyabona ariko nkabona nyine ari kunsambanya. Yego. None se iyo byabaga kuba wenda wabyuka batika murwanye byarakundaga? Ntago byakundaga kuko nashaka no kuvuga ijwi ngo risohoke bikanga. Bikanga. Ni byiza. Mbese nyine akabinkorera nkumva ni byiza. Mbese mva bigeraho nyine mba nk'umugore w'abadayimoni. Kandi wari ukiri isugi utarashaka? Nari naranabyara ahubwo kuko ntago nigize nshaka. Ubu uvuze ko wasugiye n'abadayimoni? Byashoboka kuko nari narabyara pe. Byashoboka kuko byambayeho narabyara. Ibiki byakubayeho? Nyine umwana nyine gusambanywa n'abadayimoni. Yego. Abadayimoni barazaga bakandongora. Yego. Byagize naho nanjye nisanga nyine nakunze ibintu nk'ibyo bintu baza nyine nkumva ndishimye. Yego. Hari inkuru nabonye y'umuntu wagiye kuzimu ngira ngo ni bya bintu bya pranka ariko ko hari undi munambwiye nk'inkuru yawe ambwiye ko yagiye kuryama abona umuntu n'ijoro akaza akaba yamusambanya. Wowe bikuba wumvaga bimeze bite? Ese uwo muntu yasaga saa 8 z'ijoro none se byabaye inshuro zingahe bundi? Ntago nazibara ni nyinshi. Inshuro byabaye ni nyinshi pe ni nyinshi.
Reka twongere tubaha ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT ndi kumwe na wa Mujasi ndetse na Bikari. Amacano ni ibyahanuwe TV, ukwezi official cya TV ndetse na Bikari TV. Uyu munsi ndagarutse, ariko reka mbanze mikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse yewe no muri Kigali. Duha ikaze n'abadiaspora muri rusange. Uyu munsi rero ngarukanye n'umukobwa umaze iminsi utrending hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'inkuru yabagejejeho. Nifuje ko rero uyu munsi twaza kuganira kugira ngo twinjire ku buzima bwe. Abantu benshi mutazi, turakwakiriye. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza? Yego, meze neza. Urakiye cyane. Yego, wambaye imyeru hejuru ndetse n'imituku hasi, bisobanuye iki? Niko nashatse kwambara nyine tu. Twishimiye rero kuba tuguhostinze nanone ku nshuro yacu y'uyu munsi, ariko by the way uratangaza yowe. Ikintu ntangaza, kamanze nsuhuze abafana banjye, ndabizi barabibona. Abafana banjye ndabasuhuje kandi ndabakunda. Yego. Abankunda mukomeze mu nkunde, n'abanyanga mukomeze mu nyange. Yego. Gusa nyine ntago biba byoroshye muri iyi si. Tuzarubanamo niko umunyarwanda yavuze. Birumvikana cyane. Abadukurikiye tujya mu nkuru z'ubuzima, tukinjira mu nkuru zitandukanye zitrending hano iwacu mu Rwanda. Gusa uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru z'ubuzima. Hari benshi baca mu buzima bugoye bakiheba bikarangira baniyaho, ariko hari inkuru waciyemo waje gusokamo amahoro. Turaza kwinjira. Abantu batakuzi bundi uri muntu ki? Njyewe ndi umu TikToker, nyine abantu benshi baranzi, nitwa Mucyo Deborah. Yes. Ariko umuntu mu cyaro utazi TikToker ni biki mu Kinyarwanda bundi? Uri umubyinnyi, uri umuririmbyi, uri umuki? Ndi umubyinnyi. Yego. Ariko se barakubyina harimo amafaranga ra? Cyane ibintu bisanzwe nyine byo kwitwika. Bisaba kuba bikunda nyine. Njyewe ibintu nkora ndabikunda kandi nta n'uwabimbuza. Ibintu ukora umaze imyaka ingahe ubikora? Ni igihe kingana cy'umaze ubikora? Maze igihe kinini, usibye ko abantu nyine wenda bamenye ubu ngubu, ariko maze igihe kinini mbikora nyine numva mbikunze, kubera ko nyine kubera nyine urumva ntago nabaga nkiri n'umwana naramenya n'ibyari byo. Maze kubona TikTok hageze ndavuga ati reka sharing nyine utu video ku bantu, ndebe nyine abankunda n'abanyanga bose ntago babona, nta umuntu ukundwa na bose. Ariko se buriya TikTok mu Rwanda irahemba? Kubera ko njya mbona abantu bose TikTok irahemba mu Rwanda? TikTok cyane gutwika bisanzwe. TikTok irahemba ariko ntago ari zose. TikTok ushobora gushyira ibintu bikarebwa n'abanyarwanda gusa, iyo ngiyo ntago yaguhemba. Yego. Ariko izo TikTok zo hanze zirahemba. Yego. Nkawe nk'umu TikToker, uyu munsi content ukora n'abantu badukurikiye bajye kuba bakureba igihe n'ibiki no kubyina gusa no mu blog muri rusange? Njyewe ndabyina. Yego. Nkavuga nyine nkanavuga nyine nkavuga n'amagambo nyine. Hari ukuntu nyine wenda uba wimva uwo munsi urumva. Yego. Uyu munsi ni gute wiyumva? Njyewe uyu munsi niyumva ndumva remeze neza nyine. Ijambo hari okay. Uvuga amagambo y'umunsi muri make ni ko warutubwiye n'ubundi. Ubu si uyu munsi najya watubwira tunakomeza mu nkuru yawe y'ubuzima. Ijambo nababwira uyu munsi byahindura ubuzima? Yego. Okay, twagiye. Hari abantu bazi ko imyuka mibi itabaho, ariko ibaho. Njyewe narayiboneye. Imyuka mibi narayiboneye n'amaso yanjye, ariko abantu benshi nyine baba bumva ngo ari prank, ariko nta prank ziri hano. Yego. Njyewe ibintu wenda nshobora sinzi nyine wenda niba nabibabwira ntago mbizi. Yego. Nkababwira wenda ibyo naciyemo nyine bijyanye n'imyuka. Turabyinjiramo kubera ko niyo mpamvu uyu munsi twanagutumiye, kubera ko umaze iminsi uri trend, ariko nagabana bazi ubuzima bwawe, inkomoko yawe, ese kwisa byo waciyemo ni byinshi, ariko uyu munsi ugiye mu buzima bwawe. Reka duhere, ese uri umukobwa, ufite umugabo, uri umufemeri, bimeze biti? Njye mfite umwana.
ufite umwana ufite umwana oh my god siko ukiri muto ya disi ntabwo umuntu abikeka ndamufite wabyaye ryari ego ko umwana wanjye afite numve nibaze ko yarabyibagiye koko ariko mfite umwana w'imyaka 4 mfite umwana w'imyaka 4 ubu ufite ingahe yewe mfite 20 oh my god ufite umwana w'imyaka 4 namubyaye mfite 16 urwo rugendo rwo kubyara kw'iyo myaka byagenze gute se ni urukundo rwagushutse byagenze gute ni bya bindi nyine bavuga ntago navuga nyine ntago navuga ko banshutse ariko kubera ko nari nkiri umwana byafatwa nk'uko banshutse kuko umuntu twabyaranye n'umugabo ufite umugore yego ariko ibyo reka tubireke ntago ari ngombwa ntago ari kubera ko buriya iyo umuntu avuga inkuru y'ubuzima arabanza buriya uvuga ngo inkuru ahera mu muzi kugira ngo tumenye n'intangiriro y'ubuzima bwawe kubera ko uyu munsi hari abantu benshi badukurikiye babagira neza bakabana gusapotinga tubwire mbere yuko mbere na mbere uvuze ko ufite umwana w'imyaka 4 yego kandi ufite 20 utubwije ukuri watwaye inda ryari ese uwo muntu mwakundanye ryari mwahuye gute uwo muntu ngiye ntabwo nakundanye nawe ni kwa kundi uba ufite ubukene akaba yaza akakubwira ati nakwishimiye ariko nyine bwa twa turimi tw'abagabo tuba turyoshye nyine agira ngo wenda ngo akwangize cyangwa se agire ibyo yibonera yego ubwo rero yaraje urumva nari nibereye mu bukene nari ndi mu bukene icyo gihe mu rugo nyine ntago twari tumeze neza yego ambwira ko ari bumpa amafaranga menshi nyine ari bumfasha ariko ntago yagize avuga ko wenda turaba tuguze ariko we ikintu yavuze ko nyine agomba kumfasha yego ikibazo cyose mfite akagikemura urumva nanjye nk'umwana urumva nari umwana amafaranga yarangahe amafaranga yego irebe 900 ako ya kera ya kera bikana uko twakomeje nabi 900 urumva ego ko ngiye kuri ngiye yari menshi icyo gihe nuko rero abatindaga amafaranga 900 nawe atinda kwemereye ntabwo yabimbwiye mbere amaze kubikora arebye ukuntu ndi kurira n'amarira menshi urumva yego bimutera ubwoba nyine ahitamo amafaranga arambwira ati rero tuzagira ute tuzabonana nta kibazo yego nuko ugize gutya araje arakwinjiriye akubeshye urukundo yitwaje amafaranga mu gutera inda se ntabwo wamureze ntabwo witabaje inzego byagenze gute ntabwo namureze nabihishe no mu rugo narinzi njya kubyara no mu rugo batabizi kubera ko narayihishe cyane kuko yari yaranavuze ati ntukajye ubivuga nzagufasha nzajya ngenda nkufasha ariko yaje kuntenguha nyine ntiyagira icyo amfasha yego shakore sana kweri kabisa ubwo uratwise ubwo buzima bwo gutwita sasa abantu benshi bakiri batoya basuzugura ba nyina ugasanga rimwe yanamusuzuguye birenze gutwita utubwire nyine ubiciyemo gute gutwita urumva ntabwo byari byoroshye naragiye muri ayo mafaranga nyine yamaye nyafata neza nk'umuntu nyine uzi ibimubayeho kuko numvaga kera numvaga ko uko byase kose uramutse uryamanye n'umuhungu cyangwa se umugabo watwara inda uko waba umeze kose niba ari umunsi umwe numvaga nyine wayitwara nanjye numva nayitwaye nk'uko nabyizereragamo nyine kandi koko niko byabaye naratwise nyine ubwo nkomeza nyine kuba muri ubwo buzima mama yaje kubimenya ngiye kubyara inda yamfashe mama arabimenya biramutungura cyane kuko nari umwana witonda byahatari ntabwo yatekerezaga ko byambaho cyangwa se nyine icyo kibazo nakigira nkaceceka bimbaho ubuzima buragorana mbese nyine ibintu bikomeza kugorana nyine muri ubu buzima umwana rero ageze imyaka 4 ubu nta kibazo nyine warabyaye ubu se utwite wa muntu aguteye inda basi yaragufashije yakubaye hafi byagenze gute nta kintu yigeze amfasha kubera ko uyu muntu avuga inkuru uhera mu muzika nyine udukwiye mbe kuko
uyu munsi hari ibintu waca kwa muntu yige warabyaye ubu ngubu umwana yakuze umwana arakuze agize imyaka 4 ariko kuva namubyara ntago ndabona ise ntago ndongera kumucigera. Niki ubuzima waciyemo bwo gutwita ndetse no gusama bwakwigishije? Ikintu byanyigishije nuko bona umuntu wari we wese w'umugabo cyane nyine cyane w'umugabo nkumva ko ashobora kungirira nabi nyine cyane nk'abantu baba bari wenda nk'umuntu nafashe n'isomo rikomeye cyane kuza umbwira ngo urankunda umbonye bwa mbere cyangwa se ari uko wenda umbona mu buzima mbayeho nkumva ko nyine ari ibintu nyine by'uburiganya cyangwa se umuntu nyine abashaka kuguhemukira. Ubusura nta mukunzi ufite? Oya, nta mukunzi mfite. Nta nuteganya? Nta nuteganya kuko oya nzarera umwana wanjye akure kabisa. Ihangane ariko kandi ukomere kubera ko byose biba kugira ngo twige kandi twiteze imbere. Komeza wihangane kandi ukomere. Twagere rero muri ya nkuru y'ubuzima wambwiye waciyemo nyuma yuko rero nta mugabo mubana ngo hari byakubayeho byagenze gute? Ukuntu byabaye iyo nkuru yabaye ntaranabyara. Utarabyara? Yego. Ngewe nyine nari nabuze ukuntu yivuga cyo kuzangiza Imana amuye n'umunyamakuru ngiye kubibwira abantu. Nta kibazo. Noneho iyo nkuru tuhere mu muzi ko byatangiye ukisanga nyine ko wambwiye byagenze tuhere mu muzi. Ukuntu byatangiye? Yego. Ngewe ni ukuvuga ngo nari umwana witonda. Yego. Utavuga amagambo nagiye gusengerayo nkajya nsengayo nyine njya no muri korari yaho ndaririmba mbona ibintu ari neza mfite n'impano bakajya bahanura nyine kwa kundi abahanuzi bakavuga ati abana muze tubasengere bakadusengera korari bakayisengera ibintu nk'ibyo. Ariko hari ikintu cyambagaho ni ukuvuga ngo ariko ukira utarakomeza ujya gusenga ukiri muri korari cyangwa wagugiye nyine gusenga bisanzwe? Yaragiye gusenga mu cyumba izi nsengero zizaduka. Ugiye gusenga? Yego. Hano mu byumba ngo ngo bahanura. Ariko hari amakuru bako ngo iyo abenshi bajyamo ngo basambaniramo nibivugwa. Ibyo ntabwo mbizi ariko izi nsengero ntabwo nzikemanga kuko ziba zifite imyuka mibi. Aha twakomeje. Yego. Ni ukuvuga ngo baradusengeraga gusengera bakansengera nkataha nk'ibisanzwe nabaga muri korari. Noneho nyuma baje gufungura urwo rusengero kuko ntago yari muri cyagiye nyine kibi. Urabona hari igihe bigize gufunga insengero zitujuje ibyangombwa cyangwa se izi nsengero z'inzaduka zose ndabibona cyane. Baje kuzifunga urusengero rufunga uko nguko. Ubwo naje kujya ndyama ihangane nta kibazo polisi hano ihangane. Naje kujya ndyama polisi hano kuri ihangane wirira sibyo? Ihangane wirira kabisa poli ihangane. Birababaje kabisa birababaje pe. Ihangane n'ukuri pe. Birababaje. Ihangane n'urira cyangane n'ukuri kw'Imana. Wararyamaga n'ukuri ihangane. Nkaryama nkarota. Ihangane n'ukuri wirira ihangane bibaho rwose. Ubuzima ndabizi ko bibaho kandi ihangane. Pole sana ihangane n'ukuri. Gusa Imana ivana kure pe. Yatubwiye nta kibazo. Ngo wararyamaga? Nararyamaga nkarota ndi gusambana. Nkabona nyine ndi kuryamana n'umugabo. Yego. Umugabo nyine nkarota turi kubikora. Yego. Urumva nani byo nari nagakoze. Yego. Umugabo nyine nkasambanwa nyine numva ari ibintu byiza muri urumva narebaga ndi mu nzozi. Yego. Narangiza mu gitondo nabyuka nkasanga uburiri bwatose. Yego. Nkabona nta muntu nabonye nkumva ibintu naraye mbese nyine Mana yanjye. Noneho icyo gihe Mana nabonaga n'imbaraga zo gusenga yabaga ari ibintu bikaze. Oh my God mu izina rya Yesu. Nago wabyumva mugabo we. Ariko reka dutangire. Wavuze ko watubwiye ko wagiye gusenga ariko ujya mu nsengero zizaduka z'iminsi mu gutaha uryamye umugabo araza. Tubwiye neza kibazo byumvikane tangiye twumve.
njyewe nyine najyaga ndyama nkabona ndi gusambanywa n'umugabo ntazi, ariko nkabona n'umugabo mwiza, nkanabikora nishimye ndetse, ariko mu gitondo nabyuka nkasanga nta muntu ndi kumwe nawe, ndicyari ku buriri mu rugo, nkumva ni ibintu nyine biteye ubwoba bya hatari. Naje guhamagara umunyamasengesho twasenganaga wayoboraga icyo cyumba bafunze mbere y'aho nasengaga. Ubu se uwo muntu yazaga nka sangahe, ese amasaha yazaga ni sangahe, yagenda gute? Yazaga nko mu saa 8 z'ijoro. Nasinzire byadanje. Umve ko nanabirotaga nkahera saa 8 nashigiraga hejuru saa 8, ubwo sinongere gusinzira kugeza mu gitondo. Ubu se uvuze ko abazimu bagusambanyaga cyane? Ngiye abazimu barandongoraga bakandongora kugeza naho ngewe mbese nageze aho ndabyakira nyine tu. Nonse iyo byabaga wumvaga bimeze biti? Iyo byabaga cyane akenshi nabirotaga mu nzozi, ariko no kuvuga ngo byageze igihe noneho bibimamo. Yego. Ndavuga ati nyine nta kundi, ariko nta muntu ngize mbibwira. Kubera ko no kuvuga ngo naketse izi nsengero z'inzaduka ntago ari nziza. Yego. Uvuze ko wagiye gusenga, ni naho bikuye by the way? Yego. Ntago nzi ahantu byavuye, ariko ntekereza ko ibyo biganza bandambikaga bansengera wenda ari byo byabiteye ntawamenya. Uwo muzimu se yabaga ameze nk'umuntu, cyazaga abona ari nka skeleton? Mu nzozi yazaga ameze nk'umuntu. Yego. Ariko visave yigize kuza nyine nkabona ni umuntu ntazi isura ye, nkabona amaguru ye sinyabona, ariko nkabona nyine ari kunsambanya. Yego. None se iyo byabaga kuba wenda wabyuka batika murwanye byarakundaga? Ntabwo byakundaga, kuko nashaka no kuvuga ijwi ngo risohoke bikanga. Bikanga. Ni byiza. Mbese nyine akabinkorera nkumva ni byiza. Mbese mva bigeraho nyine mba nk'umugore w'abadayimoni. Kandi wari ukiri isugi utarashaka? Nari naranabyara ahubwo, kuko ntago nigize nshaka. Uvuze ko wasugiye n'abadayimoni? Byashoboka kuko nari narabyara pe. Byashoboka kuko byambayeho ntarabyara. Ibiki byakubayeho? N'umwana nyine gusambanywa n'abadayimoni. Yego. Abadayimoni barazaga bakandongora. Yego. Byagize naho nanjye nisanga nyine nakunze ibintu nk'ibyo, ibintu baza nyine nkumva ndishimye. Yego. Hari inkuru nabonye y'umuntu wagiye kuzimu, ngira ngo ni bya bintu bya pranka, ariko ko hari undi munambwiye nk'inkuru yawe, ambwiye ko yagiye kuryama abona umuntu n'injoro akaza akaba yamusambanya. Wowe bikuba wumvaga bimeze bite? Ese umuntu yasaga saa 8 z'ijoro, none se byabaye inshuro zingahe bundi? Ntago nazibara, ni nyinshi. Inshuro byabaye ni nyinshi pe, ni nyinshi. Yego. Naragiye mbese mva ubwo buzima kubucamo usambanywa n'abadayimoni byaga bimeze bite? Kujya mu bandi bantu, ese napfu wagiraga? Mu bandi bantu nabonaga abandi bantu nkumva nta kintu bimbwiye kuba nababona, ahubwo nagera nko ku buriri. Yego. Nkumva ndishimye, nko mu gihe cya nijoro ndyamye nyine nkumva ndishimye cyane. Yego. Nkabona nyine umuntu araje atangiye kunkorakoraho ku mabere ahantu hose ari kunkoraho, atangiye no gukora nyine iby'abantu bakuru. Misi nibaza ubu se abandi basore wahisemo kubanga cya byarangiye n'undi ubaye imbata yabyo y'abadayimoni? Njyaho basore niyo navuganaga n'umusore, wenda tugakundana nkamwemera ko dukundana. Yego. Ariko nta gihe twamaranaga. Kubera iki? Kuko najyaga mu gicucu cya nijoro. Uwo musore wenda tumaze twavuganye kuri phone. Yego. Nkumva ijwi rikambwira ati ndafuha. Yego. Nyine nkumva ko ari bya bintu. Yego. Nyine nkavuga ati nta kibazo. Wumve ko umusore nukuvuga ngo umusore nabuvuganaga nawe yashakaga gutura hasi gusa, nta bindi, nta bintu byo kuvuga ngo ngaratereta nyine ngo
turateretana gusa nta kintu dukora. yego Oya ntabwo ibyo ngibyo byabagaho. Mm. Ahubwo umusore wese twavuganaga yabonaga muteye irari, yabona amabuno yanjye akavuga ati uriya mwana ngomba kumutura hasi, akaba ari ibyo biganiro gusa. Nkaba nta musore mu buzima navugana nawe wenda watekereza no kunshyira mu mago, akaba ari ibyo ngibyo gusa, ariko nanone ntagire umusore tumarana igihe. Uvuze irari, abadukurikiye batabonye uhagurutse, haguruka ubereka uburyo uteye, kugira ngo nabo babone ko wenda ibyo uvuga nyine ari ibyanyu nta kibazo. Oye use guhaguruka ntacyo bitwaye n'ukuri, ntacyo bitwaye, barebe ko ibyo uvuga utabeshya. Se byari ngombwa guhaguruka koko? Ntacyo bitwaye n'ukuri pe. Kandi wihangane n'ukuri, wihangane. Okay, icyo turebe. Abasore bakuye mose bakagira irari. Barambonaga. Yego. Bakagirira nyine irari cyane ko wenda urumva byaterwaga nabo badayimoni. Yego. Urumva harakanwa wambwiye inbox ngo abadayimoni ngo rimwe baraje urasenga bashaka kukwica. Nkibaza ni mukuza ugasenga imbaraga zavuye hehe? Imbaraga hano zavuye mfite sister wanjye usenga cyane. Yego. Arasenga, naje kubimuganirizaho. Yego. Mubwira ikibazo mfite. Yego. Nkimubwira aravuga ati rero ugomba gusenga. Yego. Aransengera, arambwira ko ngomba gusenga amasengesho y'iminsi 2. Yego. Saba Imana ko icyo gitero cy'abadayimoni kindiho cyamvaho. Yego. Ikintu nakoze narabyubahirije nyine, ndavuga ati Imana ibinshoboze. Nakoze amasengesho y'iminsi 2. Yego. Umunsi wa mbere urarangira. Bigeze nka 8 z'ijoro. Yego. Numva umuntu aragarutse. Wa mudayimoni. Yego. Agarutse mba ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Yego. Ntangiye gutokesha mbona nyine aravuga nakugenda. Mbona nakugenda. Mbona nyine arananseka cyane avuga ati urantokesha wowe uri umugore wanjye. Yego. Mbese nyine aranavuga, numva n'ijwi ry'abagabo, mana we, numva none ubwoba buranyishe. Nkomeza mvuga izina ry'Imana, nkomeza nsenga, biranga yanga kugenda. Mbese nyine kugeza nubwo nyine byageze aho ngaho nkasakuza nkavuza induru. Yego. Biraniga cyane, birangira ibyo gusenga nyine mise mbyihorera. Baraje urasenga. Usenze birakuniga cyane. Yego. Birakuganza? Mva bari benshi cyane. Baranganjije. None se abantu batabizi, tuzi ko bundi munsi abantu baryamana ari umugabo n'umugore, bafite uburyo babikoramo. Abazimu babikora gute? Kuntu babikora ni nk'ibisanzwe, bumva n'ubundi ari umugabo kuri hejuru. Kumva nta kibazo. Ahubwo abantu bitandukanye nuko nta muntu ubona kandi wumva umuntu akuri. Ariko wowe wareba ukabona wapi, ukabona nta sura ubona. Yego. Kumva umuntu yamabiko kandi utamubona. Ubu kwiyumva feeling wumva bimeze bite? Wumva nyine ari sawa kabisa iyo bimenyereye. Wumva ari sawa, ari nk'umugabo nyine. Ku buryo utakumbura umugabo. Ntago wamukumbura pe, ntago wamukumbura kubera ko umva sinzi nyine biba bintu sinzi impamvu. Barabikora neza fresh. Abo bazimu se ugereranyije byabaye imyaka ingahe? Mbona biragiye nyine. Mbona biragiye, sinongera kubona umuntu uza kunsambanya. Yego. Wenda tutajya kujya gusenga, reka duhere uburyo none sasa iyo byazaga wenda ugashaka kubirwanya byago bimeze biti? Iyo byazaga ngashaka kubirwanya byarashyaga, byaravugaga byenewe gute? Byaravugaga. Bikavuga ati ntaho tujya, turi ku mugore wacu. Mbese mva nyine urumva byari byaramenduye nk'umugore wabyo. Yego. Nuko baragusengeye, abazimu baragiye bagusambanyaga. Ariko uyu munsi hari umuntu udukurikiye nawe bishoko bibaho akurikirwa mwana base ababirwanya. Yego. Nukuvuga ngo ikintu yakora na amasengesho menshi no kwihuza n'abantu basenga biyizeye, and then agakora amasengesho menshi,
akajya yiyiriza, yego, akirinda nyine inshuti mbi, akirinda nyine kujyana atabonye ahantu, akirinda no gusengerwa n'umuntu atazi uwo ari we. Kuko hari ukuntu uba ubona umuntu asenga kandi afite ibyo asenga. Uyu munsi hari abantu bapinga ngo ntago abazimu babaho, ngo ntago abazimu bakora, nicyo babwira? Oya, abazimu babaho pe, ndetse benshi babaho, aho ugenda ahubwo Imana yanjye umva umuzimu rwose mushobora kugendana n'umwaka utaramubona, ariko mugendana kandi ibintu ukora urabona nka kuri uri kugenda ukumva nyine wenda ukabona nk'umugabo ukumva uramwifuje, yego, buriya muba muri kumwe bari hafi yawe, kuko nta biriya bitekerezo nta handi biba bivuye, muba mugendana. Ubundi ni ukuvuga ngo umuntu uko agendana na marayika, akagendana n'umudayimoni. Yego, ni ukuvuga ngo wowe uwo washatse ko aganza undi ni wowe ubigiramo uruhare. Yego, ni ukuvuga ngo niba ubonye umukobwa ukamwifuza cyangwa se umusore ukamwifuza ugakomeza kubiha umwanya wawe, urumva uba wahaye agaciro wa muzimu. Ariko hari igihe umuntu agirira ribona ry'abasore bisanzwe akaba yamwifuza bisanzwe. Ibyo ngibyo muvuga ngo bisanzwe ni iby'iki gihe kandi ni ukuvuga ngo hari abadayimoni benshi bazamutse rwose, bari gutera irari, bari gutera ibintu byinshi. Abantu ahubwo basenge, nicyo kintu nababwira, urumva. Kandi hari ukuntu nyine umuntu agenda atari gusambana, biba bintu ni bibi cyane. Aho kavuge neza ngo hari ukuntu umuntu akora iki, hari ukuntu urota uri gusambana cyane. Hari n'ukuntu rero turi gusambana n'umuntu uzi, cyangwa se umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe, yego, mutari kumwe, umukobwa cyangwa se umusore gusaba. Umuhungu bibaho bisanzwe kwiroteraho? Oya, ni ukuvuga ngo kwiroteraho bibaho pe, ariko ni ukuvuga ngo hari ukuntu urota uri kumwe n'ikibebe cyiza, uri kukirongora bimeze neza. Biriya rero mujye mubyitondera, ni ugusenga. Biriya bari abazimu. Niko bitangira buriya. Nanjye niko byatangiye, ubundi byatangiye ngewe mbona ari umuntu, ari agasore nzi, yego, ari umusore nzi nyine, nari nzi nyine, yego, bigeraho nyine nkajya mbona barihinduranya, nkabona n'abagabo, haje umugabo, yego, nuko nyine byari bimeze. Nuko rero uragiye urakizwa, ariko mama Chance yavuze ko ari inda ya Yesu ndabipinga. Noneho uravuze ngo ati narongowe n'abazimu. Ubu se ubwo ko arongorwa na Yesu, we wabyemera nawe twapfa kubyemerera? Buriya indaya ziratandukanye. Ashobora kuba yavuze ko ari indaya ya Yesu, ariko ari abadayimoni wenda. Yesu rega abantu benshi baramwiyitirira. Yego, umuntu ashobora kwiyita umwana w'Imana, umwana w'Imana kandi akorana n'imyuka mibi. Yego, uriya rero nta wamenya buriya ibintu by'abarokore, ibintu nyine sinzi kabisa, ariko buriya ntago ngiye mbyizera neza, kubera ko ariko byaterwa n'uburyo abayemo indaya ya Yesu. Yego, ashobora kuba wenda ari wa muntu yavuze ko banaryamanye. Yavuze ko baryamanye. Yego, byashoboka kuko buriya hari ukuntu rega buriya abadayimoni ni babi. Ashobora kuza mu ishusho ya Yesu. Yego, wari ubizi se? Cyangwa akaza mu ishusho y'umuntu mukundana cyangwa se y'umukrush wawe. Yego, nuko rero urabisengeye, bya bigini biragiye byagusambanyaga, ariko se sheri wawe mwahura gute se? Nana ngo wenda ni umuzimu wagarutse, byaga bimeze bite? Ukuntu twahuraga ntabwo nigize nkundana cyane. Nyine ntabwo nigize nkundana cyane kuko numvaga nyine umuntu wese yaramvugishaga nkumva nibyo bigarutse. Yego, nabanje kurwara turoma. Yego, cyane ko nta muntu namaranaga nawe iminsi mu rukundo nkiri muri ibyo ngibyo nyine. Kubera iki buriya? Umva abadayimoni barafuha cyane. Barafuha. Mbwiriye n'abantu bakunda kurota basambana, ukabirota inshuro nyinshi, biriya bari abadayimoni baba barahindutse. Noneho reka mbabwira akantu, iyo ubirose kuriya inshuro imwe, ebyiri, eshatu, uzabitestinge neza. Ntago ujya umarana n'abantu igihe nyine muri relationship. Yego,
cyane wenda nk'umukunzi wawe ukabona mu maranya 3 aragiye haje undi agahise agenda. Harunzi byabayeho gutyo, harunzi na pe, harunzi rwose nawe bambwiye gutyo ati ngewe buri genda birota ariko nta mukuzi turambana. Buriya rero abadayimoni barafuha, baba bafushye cyane ko ubundi wenda n'umuntu mumarana igihe ni wa muntu wamukorana amabi. Wabona umuntu nyine butura hasi, umwe mudashobora kuvugana ikintu nyine mutaryamanye, umwe muzwa na sex gusa, umwe nyine nta muntu muzima mushobora kuvugana. Yego. Mbe na mbere ihangane kandi ukomere kuko waciye muri byinshi kandi bikakaye, ariko icyo nkubaza ukimara kubisohokamo waje kubyanga uko bitubwiye, wabyaye ryari, byagenze gute? Nkuko nabikubwiye, inda nayitewe n'umugabo ufite umugore. Yego. Yaje kumpa nyine amafaranga nabikubwiye nabibabwiye. Icyo nkubaza byabaye ryari, byabaye mutaruke n'abadayimoni cyangwa byabaye imbere y'abadayimoni? Byabaye nyuma yuko ntandukanye n'abadayimoni. Kuko uwo mugabo twarasenganaga. Yego. Nari naragiye gusenga. Yego. Waje kwakira agakiza rero, waje kwakira agakiza, uva mu iyo myuka mibi yaguteraga. Uyu munsi ubayeho ute? Ese ntago bajya bagaruka? Ese ntago ujya ubikumbura? Kubera ko tujya tubona abantu benshi bagiye kuzimu ngo baranahakumbura, wowe bigiye bimeze bite? Ntabwo nabikumbura kubera ko wenda nubwo babikoraga neza. Pe babikoraga neza pe. Babikoraga neza. Uvuze ko abazimu no bazi kurongora. Umva babikoraga neza byataye, ariko ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere wenda ikintu nuko banteraga ubwoba, usanga nyine wenda ntago ndi kumubona, ariko ubundi babikoraga neza ubusanzwe, cyane ko nta n'umugabo urabinkorera ahangeze urabinkorera neza nkuko babinkoreraga n'abazimu. Barabinkoreraga neza pe. Bateye ubwoba gutese, ariko byari ibintu bibaho. Uvuze ngo wavuze ngo iki? Ngo na mugabo? Nta mugabo urabikora neza nkuko babinkoreraga. Abaki gatange neza. Uruvuze ngo iki? Ikintu narivuze ko babikoraga neza uko kubikora kwabo. Ariko udukurikiye yumve ngo nabaki nabandi babikoraga nabaki? Abadayimoni. Waruvuze? Abadayimoni bazaga kubikora, ariko bakabikora neza nyine nanjye nkaryoherwa. Yego. Nkumva ni neza pe. Yego. Kugeza na n'ubu nta mugabo ndahura nawe umeze nkabo n'abadayimoni. Nkuko babikoraga. Ubu se nkibaza ni wowe n'abagabo bangahe kuva avuka? Huye n'abangahe? Kuva navuka abagabo nahuye nabo ndumva bageze nko mu 100. Bageze nko mu 100. Bageze mu 100? Ndumva 100 rwose 100. Yego. Ariko waje gukizwa? Waje gukizwa? Naje gukizwa. Naje gukizwa ariko nkijijwe ejo bundi rega. Utumva wenda ari kera nakijijwe. Nejo bundi nkijijwe. Ubwo navuze ati ngomba gusenga nyine tu. Yego. Uyu munsi abadukurikiye batangiye kwibaza byinshi, ati se byaba ari prank? Kandi gukizwa nanone ntago bivuze kutabikora. Waruvuze? Gukizwa ntago bivuze kutabikora. Nubu urabikora? Cyane. Nubu ndabikora pe. Ku mukunzi wawe? Yese kandi ngo nubu wabikoza kwa mujasi rero nawe. Reka dukomeze. Nuko rero abo bazimu utangiye kubakumbura, ariko ukabona umuguje wese ukabona nta kintu akora cyadanje. Urumva ko abazimu barakwangije? Baranyangije. Kubera ko niba na muntu uguhaza se mbo batarakwangije? Mva baranyangije kabisa, ariko nta kundi. Dusoza uyu munsi umeze neza, urashima Imana. Hari umukobwa, hari umuhungu bibaho cyane, akora iki ngo abisohokemo, byagenda gute ngo abe yabicikaho? Ibyo byo gusambanwa cyangwa gusambana, ikintu yakora ni ugusenga, nta kindi pe, nta kindi ni ugusenga, nyine agahorana amasengesho muri we. Abagusengeye uyu munsi se bo ntago bajya bagutaranga,
kubera ko tubona ko uyu munsi umuntu avuze inkuru y'ubuzima abantu baramutaranga, abo bagusengeye ntabwo bajya bakuvuga ngo babe bagusebya mu bandi. oya ntabwo bajya banseka kubera ko nasengewe n'umupasiteri wiyubashye w'umugabo. Yego. Reka tugushimire, ariko iyi ni part 1, tuzakora part 2 kubera ko hari twasimbutse byinshi cyane, uburyo bagutaye muri Nyabarongo abazimu ukivanamo, tuzagera dukora part 2 abantu none babikunda bazatubwiye twe twahugara nta kibazo. Reka tugushimire byimazeyo, kandi nishimiye yuko wakijijwe ukakira Yesu n'umukiza, ariko ikibazo nuko ukibikora. Oya kubikora bwo ntago nabireka. Byari ibintu nareka rwose. Ntago nabireka kubikora. Reka dushimire abakunzi bacu, dushimira ko subscribe ku Byahanuwe TV, Ukwezi official ndetse na Bikari TV show. Nitwa Aiteka, n'umwe ngushimire, wakoze cyane. Murakoze.